Komisiyo y'igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare yashyizweho mu mwaka w'1997 yemezwa n'iteka rya Perezida nomero 37 agakoni 01 ryo kuwa 9 Mata 2002 ryahaye komisiyo inshingano zo gushyira mu bikorwa porogaramu y'igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Kuva icyo gihe komisiyo yatangiye imirimo yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare ba RPA, XFAR ndetse na RDF bagiye basoza imirimo yabo mu bihe bitandukanye kugeza ubu. Hari n'abandi bagiye baturuka mu mitwe yitwara gisirikare iri mu mashyamba ya Kongo, rimwe na rimwe bazana n'imiryango yabo. Intego zihariye z'iyi komisiyo nenye, icyambere nicyo bita demobilization, gusezerera izo ngabo. Ni ukuvuga ngo iyo baje baba bizanye ku giti cyabo cyangwa se baje ku ngufu, kuko murabizi ko hari n'igihe nyine baje ku ngufu, komisiyo ishinzwe kubakira, yamara kubakira tukabashyira ahantu. Nk'ubu ngubu dufite Mutobo, centre ya Mutobo, aho tubakirira tukabigisha cyane cyane, ariko ubwo ndavuga abavuye mu mitwe yitwaje intwaro iba mu mashyamba. Tukababwira amateka y'igihugu, tukabigisha uburere mboneragihugu, tukabigisha gahunda na politike bya leta, tukabigisha ubumwe n'ubwiyunge. Aho ariko nabaturutse nanone muri iyo mitwe. Ariko mu myaka ya mbere na RDF nayo yatanze abasirikari bayo kugira nyine ngo basubizwe mu buzima busanzwe. Noneho iyo barangije iyo demobilisation, ni ukuvuga ya mahugurwa babona igihe kirekire cyo kugira ngo nyine biyumvishe, mbese bategurwe gusubira mu buzima busanzwe. Tubakorera icyo bita reinsertion. Reinsertion ni ukuvuga ngo ni nko guherekeza, ni nko gusindagiza kugira ngo umuntu nagera mu buzima busanzwe azabone uko abaho. Icyo gihe rero hari amafaranga tubaha, icyo twita basic need kit, kugira ngo nibagera mu cyaro iwacu bashobore kuba bagira akantu bagura, mbese batangira ubuzima bushya. Nyuma rero y'iyo reinsertion noneho tubakorera icyo bita reintegration, ni ukubasubiza iwabo muri za community batuyemo. Icyo gihe rero iyo basubiye mu buzima busanzwe hari amafaranga bahabwa kugira ngo wenda bakore nk'agashinga bashobore kwibeshaho mu gihe mbega bakigira gute, bakigera mu cyaro. Kugeza uyu munsi tumaze gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari mu mitwe ya gisirikari bangana n'ibihumbi 762. Abenshi cyane cyane bari abaturuka mu mitwe baba bafite imiryango. Iyo miryango yabo rero nabo abatahutse nabo twabafashije gusubira aho bashaka gutura cyangwa se iwabo ku ivuko, bageze ku 13,000. Urumva ko mu by'ukuri tumaze kugira abantu hafi 83,000 birenga tumaze gusubiza mu buzima busanzwe. Iyo bamaze kugera iwabo hari amafaranga komisiyo itanga 120 kuri buri muntu. Muri porogaramu za komisiyo y'igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare yita cyane ku ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Iryo hame turaryubahiriza. Iyo tubahawe na Minadef cyangwa se RDF bakaza harimo abadamu, icyambere cyo bakirwa n'abadamu bagenzi babo. Noneho reka mvuge ku baturuka mu mitwe yo hanze yo mu mashyamba, nabo iyo baje abana b'abakobwa n'abadamu ba mama babo bakirwa n'abadamu. Ntabwo ari ukuvuga ngo nivangura, impamvu tubikora ni kugira ngo babone uko bisanzura, wenda bavuge n'ikibazo cyabo cyangwa se icyo bakeneye. Mu bijyanye n'inkunga bahabwa nta n'umwe duheza, ari abagabo ari abagore babona inkunga zingana. Abasezererwa mu gisirikare iyo barangije amasomo yabo, komisiyo ifatanya n'izindi nzego mu kubasubiza mu miryango ndetse ikabaha ubufasha bw'ibanze butuma batangira ubuzima bushya aho bagiye. Ubundi bari Mutobo tubashakira irangamuntu. Ikindi cya kabiri tubafunguriza amakonte muri CSS, banki yacu ya gisirikare. Bivuze ngo buri muntu afite konti muri CSS agataha afite irangamuntu, yarangiza noneho uko baje kwiga hariya dusoza abahagarariza force baraza. Buri muntu akamenya abajya mu ntara ye,
abajya mu karere runaka, iyo registration tuba tuyifite. Noneho twarangiza reserve force ikabamanukana ikabageza muri twa turere. Mu basezererwa harimo n'ababa bakeneye ubufasha bwihariye. Aha twavuga nk'abamugariye ku rugamba, abafite uburwayi bukomeye cyangwa se abashaje cyane. Ni muri urwo rwego hashyizweho gahunda yo kububakira amacumbi meza ku batayafite, bityo uwo bigaragaye ko ubumuga cyangwa uburwayi afite bukomeye cyane agahabwa inzu yo guturamo n'umuryango we. Kugeza ubu hamaze kubakwa inzu 1041 hirya no hino mu gihugu zatujwemo abasezerewe mu gisirikare batishoboye. Umudugudu wa Mukuyu mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo ni umwe mu midugudu ya vuba yubakiwe abasezerewe mu gisirikare. Ugizwe n'inzu 22 zigezweho zubatswe mu buryo buri nzu iturwamo n'imiryango 2 in 1, zikaba zaratujwemo imiryango 44 y'abahoze mu ngabo batari bafite amacumbi. Ushobora kuba utaramugaye ariko utishoboye, ushobora kuba waramugaye utishoboye, hari n'abo dufite bamugaye ariko banishoboye, nabyo byumvikana. Rero utishoboye yaba yaramugaye yaba ataramugaye n'abagendera muri bya byiciro by'ubudehe. Noneho twajya kubaka amazu tukagendera kuri criteria za vulnerability, nangwa se imirongo ngenderwaho yerekana ko umuntu atishoboye. Ibyo rero nibyo dukoresha kuko tubihuza n'ibyo Minaloc ikora ku bandi banyarwanda bose. Buri iyi midugudu mubona bubaka y'abantu batishoboye hirya no hino mu gihugu ni politiki imwe, natwe niyo tugenderaho, n'ibyo bagenderaho n'ibyo tugenderaho. Icyo nakubwira nuko tutarobanura kuvuga ngo wenda uyu yari muri RPA, RDF yitandukanyije n'abacengezi. Ufite ibyo bimuranga ko atishoboye afashwa muri urwo rwego, agafashwa akaba yakubakirwa. Nasezerewe 97, nkomeza ngenda ngira ubuzima bubi kubera ko nta muryango nari mfite mu Rwanda, wasigaye hanze murabyumva. Tangira gukodesha hariya ku Muhima, nakodesha akazu. Ejo bundi nyirako akama privé biraho gutyo. Ejo bundi nibwo naje kujya gusirwa mu cyiciro cy'ubumuga n'inzu barayima, ariko bankuye mu cyobo. Mbonye inzu nasaga nk'uvuye ikuzimu ngibuntu. Uretse izi nzu zubakwa hamwe mu buryo bw'imidugudu hirya no hino mu gihugu, hari n'izubakirwa abagenerwa bikorwa ba komisiyo aho basanzwe batuye. Iyo ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwagaragaje umugenerwa bikorwa wa komisiyo mu bakwiye kubakirwa icumbi. Nk'uyu ni umwe mu bagenerwa bikorwa ba komisiyo utuye mu karere ka Gisagara, umurenge wa Ndora, washyikirijwe inzu tariki ya 1 Ukwakira umwaka wa 2021 yubakiwe na komisiyo n'abafatanyabikorwa bayo. Navuye muri Kongo muri 2018, twari mu mutwe wa FDR. Ndazambi muto gihe cy'amezi 6 bitangaruka ntaha mu Karere. Mbere yuko duhabwa iyi nzu twabanaga n'ababyeyi bambyara, papa na mama. Twari mu nzu ntoya, mbese ku buryo ubona ubwisanzure bwacu bwari buke cyane. Ubu rero aho duherewe inzu yisumbuyeho kandi noneho iri no mu gihe gikwiye, ifite agaciro, natwe biratwubaka. Ni ukuvuga ngo imitekerereze irahinduka, kuko twagiraga ibitekerezo tukavuga twabura nk'ibyagamburiro, ugasanga imitekerereze ishobora kuba mike, ariko noneho ibitekerezo bishobora kuba byiza kurushaho. Hari uburyo umudugudu ufasha abantu cyangwa se uha abantu ikijyanye n'igikorwa cyagira inka. Nanjye nari natomboye inka, urareba ku kiraro nacyubatse hirya yawe. Ni ibintu bishobora kumfasha kuko nk'unagiraga ikibazo cy'ifumbire, kandi noneho urumva ko Imana iduhaye bikanagenda neza, umuntu yabona n'amata, urumva byaba ari ibintu byiza. Aba basezererwa bafite ibibazo byihariye, usibye kuba bashyirwa mu zindi gahunda za leta zigamije gufasha abatishoboye. Komisiyo nayo ikomeza kubakurikirana, ibafasha gukomeza kuzamura imibereho yabo. Hari n'amafaranga bagenerwa ari y'itegeko ribateganyiriza agendanye n'ibyiciro byabo by'ubumuga batahanye. Hirya y'ibyo hari andi mafaranga tujya tugira, nko hambere tugikorana na World Bank cyane cyane ayo twita VSW nangwa se Vulnerability Support Windows. Abo ngabo yo kubafasha kuva mu bibazo nawe twaragiraga, tukajyayo tugateranya bose uko bari aho ngaho n'izanzego z'ibanze,
bavuga ngo ariko runaka imibereho ye ntabwo ari myiza, uyu muntu imibereho ntabwo ari myiza, afashijwe kuva muri ibyo bibazo yabaho neza, tukagira amafaranga tubagenera yandi abafasha muri ya mibereho yabo. Nk'akanama k'abaganga kazenguruka mu gihugu cyose karashyizeho amatangazo, ufite ikibazo uburwayi dore ko tunabapima bajya gutaha hariya, ufite uburwayi tukaba tubuzi, nagera nanone uburwayi bugakura wenda butari bwarakoze kubera imyaka, kubera imibereho. Ibyo ngibyo nanone ako kanama k'abaganga kagera igihe kagahura nabo, ariko ibyo byose tubikorera kugira ngo wa wundi wasezerewe yinjire mu buzima busanzwe neza, abane neza n'abandi banyarwanda nk'uko amategeko y'u Rwanda biteganya. Mu rwego rwo gufasha abasezerewe gutangira urugendo rw'iterambere, binjijwe mu bikorwa by'iterambere birimo by'ubuhinzi, ubworozi, ubukorikori ndetse n'inganda. Ibi byose bakabikora bari mu makoperative bihurizamo nyuma yo gusezererwa. Abandi bakagenda bakora imishinga ku giti cyabo, ndetse usanga ibi bikorwa byabo bigenda bitanga umusaruro ushimishije kubera amahugurwa bahabwa agamije kongera umusaruro no gucunga amakoperative. Kugera ubu habarurwa koperative zigera ku 135 z'abasezerewe mu gisirikare n'imiryango yabo zikora ibikorwa bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Koperative Umuhoza ikorera mu murenge wa Masaka, akagari ka Rusheshe, ni imwe muri koperative zimaze kugera ku rwego rushimishije. Igizwe n'abagore basezerewe mu gisirikare bamugariye ku rugamba n'abafite abagabo babo basezerewe mu gisirikare bamugariye ku rugamba. Iyi koperative ikora ibikorwa bijyanye n'ubudozi bw'imyenda ndetse ikaba inigisha kudoda. Mperaho nshimira ubuyobozi bwacu bwa komisiyo ya demobilisation, tumaze kubagezaho igitekerezo bacyakiriye neza, baduha aho gukorera ndetse baduha n'amahugurwa. Turiga, tugira ubumenyi, turatangira, turakora. Mu bikoresho mubona aha ngaha hari ibyavuye mu bushobozi bwacu, ariko hari n'inkunga twagiye tubona. Hari imashini 3 twahawe na komisiyo ya demobilisation. Hari imashini 11 twahawe na RDRC. Hari ibikorwa ngarukamwaka komisiyo igira igihe bigeze gutoranya amakoperative yakoze neza mu gihugu. Icyo gihe twabaye koperative ya mbere yitwaye neza kandi ihereye mu bushobozi bwo hasi, twiteza imbere turazamuka tuba koperative ya mbere. Icyo gihe komisiyo ya demobilisation yaduhaye ishimwe rya $1,800,000. Tumaze kugera kuri byinshi. Nk'ubu nta munyamuryango wagira ikibazo runaka, koperative ihita yumva ikibazo ikaba yagira gutya ikamuguriza amafaranga akeneye. Ubwo gihe nkigera aha ngaha nta kintu nari mfite, nta kuntu nari ndiho, mbega utwo nari mfite naje kudukoresha, ndangije turashira. Aho tumaze gushirira, koperative yari imaze kugenda izamuka, igera ubwo rero itangiye kumfasha muri iyo mikorere yanjye, ariko nanjye shyiramo ingufu gerageza kuba bayampaye mpite nyasubiza kugira ngo n'undi mugenzi wanjye nakenera iyo nguzanyo cyangwa se yiyambaje koperative isange ya mafaranga naragaruye nawe abone ayo mafaranga. Twese abanyamuryango urebye uko twatujwe na leta, twari dufite ubushobozi buciriritse kubera ko twatujwe nk'abatishoboye, ariko kujya muri koperative byadufashije byinshi. Kugeza ku rwego koperative sinkikora ku mufuka ngo ngure mitiweli, koperative itugurira mitiweli. Koperative nko muri iki gihe cya korona yaratugobotse cyane, yaratugaburiye. Nta muntu wishwe n'inzara w'umunyamuryango wa koperative Umuhoza ngo turi muri guma mu rugo, koperative yatuguriye ibyo kurya. Muri iyi gahunda yo kubafasha mu rugendo rw'iterambere, hashyizweho na gahunda yo kwigisha amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro ku babyifuza kugira ngo bibafashe kwihangira imirimo. Nkaba ndahangaha rero twaraturutse muri Kongo, tukaba twarazanywe hano ku mashuri na leta y'u Rwanda. Komisiyo de demobilisation yavuze ati twabajyana kwiga mukazagira aho mugera, bitewe n'uko iyo ugeze mu bandi bantu usanga hari byinshi byagucitse, bigasaba rero fondasiyo. Urebye nta fondasiyo twari dufite, ubwo nibwo bavuze ati aba bana ntibajye kwiga, n'abandi babibashishe mu babyeyi babo bose nabo bajye kwiga. Ubu ngubu rwose tukaba tubona hari ikintu natwe nidusohoka aha ngaha tuzageraho, kuko ibyo twaje kwiga nkatwe twakurikiye ubukanishi turabona rwose biri kugenda. Moteri ubu ngubu ndayifungura nkayishyira hariya nkongera nkayiteranya. Ari n'imyenda twambaye iyi ngiyi y'ishuri, inkweto, ibyo turya, minerivare,
byose tubikesha komisiyo ya demobilisation. Nta kintu na kimwe twebwe dutanga usibye komisiyo ya demobilisation yonyine. Abashinzwe kutwigisha imyuga rwose ntako batagira, turabashimira uko bwije uko bukeye. Babashije kutwigisha mbega amajipo ya kinyeshuri n'amashati ya kinyeshuri n'amajipo y'ibipande. Ubwo rero ubu tugereye ahangaha n'ubu nubwo batubwira bati mugende, ndumva nta wajya mu nzira ngo asabirize. Ibyo tumaze kugeraho hari icyo byazatugezaho. Tariki ya mbere Ukwakira umwaka wa 2021 abagenerwabikorwa ba komisiyo yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare bagera kuri 246 basoje amasomo yabo mu myuga y'ubudozi, ubukanishi, gusudira, gutunganya imisatsi n'ibindi. Aba bize mu mashuri 8 atandukanye hirya no hino mu gihugu. Komisiyo n'abafatanyabikorwa bayo barimo ibiro by'umuryango w'abibumbye mu Rwanda ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP babageneye ibikoresho bijyanye n'imyuga bize kugira ngo baboneze ku isoko ry'umurimo nta mbogamizi. Turashima leta y'ubumwe ndetse n'igihugu muri rusange badutekerejeho nyuma yo kubona ko twasigaye inyuma mu iterambere, bakaduha umurongo mwiza wo gukurikira, ikatwigisha imyuga itandukanye, abato n'abakuru. Buri wese ushaka kwiga yarabisabye kandi yiga icyo yahisemo. Turashima abayobozi b'ibigo by'amashuri byatwakiriye, ubufasha tugenerwa n'umubyeyi wacu ari we komisiyo dushinzwe bwagiye butugeraho igihe kandi bwadufashije kubaho neza no kwiga neza. When you have knowledge, it's agaciro. It's the way that you build your dignity. It's the way that you intervene in order to have your own income, to set up your family, to support your children, to support your community. Ndashimira abafatanyabikorwa bafashije RDRC gushyira mu bikorwa iyi gahunda yo kwigisha imyuga abasubijwe mu buzima busanzwe aribo UNDP, UN Women na Peace Building Fund. Aba kandi nubwo barimo bahoze mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ubu barahindutse mu myumvire, bakunze igihugu cyabo, barafatanya n'abandi mu bikorwa by'iterambere, kuko icyo baharaniraga ari igihugu bakaba bagifite kandi gitekanye kita kuri buri munyarwanda wese. Uwo muntu wagiye muri 1994 cyangwa se no mu myaka yagiye kurikiraho yagiye afite ya myumvire y'icyo gihe. Ayo mu mashyamba barakomeza nyine bakabyo bagenderaho, ariko noneho iyo yambutse avuye muri aho gace kabo kareka mukingirije ikintu cy'ikinyoma, ikintu cy'ibitekerezo bishaje, ikintu cy'ubugome n'iki, akagera mu gihugu cy'u Rwanda ahita abona ko noneho byose bitameze nk'uko yumvaga bikeka. Nk'urugero bamubwira bati mu Rwanda nta muntu uvugana n'undi, yambutse ku mupaka ahita abona abantu bari kuganira. Yageze mu Rwanda abona abantu bose bameze bose basabana. Mu Rwanda nta mihanda ihari, nta bici bihari. Yageze mu Rwanda abona agiye muri kaburimbo. Mu Rwanda imodoka nizigenda, hagenda abantu bamwe n'iki, yaje abona imodoka zirimo abantu bose. Icyo gihe rero atangira kuba mbese gushyira agatima hamwe, agatangira kugira kumva ko ageze mu gihugu gifite indi myumvire atari nk'ayo yari asanganywe. Gahunda yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikari iracyakomeza. Mu kigo cya Mutobo amasomo ku baherutse gutahuka bava mu mitwe yitwara gisirikare mu mashyamba ya Kongo ararimbanyije. Aba bari Mutobo nabo bariga bashyizeho umwete ngo baze gufatanya n'abandi banyarwanda kwiyubakira igihugu. Twabanje kwiga ibyo twita kwihangira imirimo, noneho bashyizeho TVET kugira ngo tumenye umwuga, ariko hari n'andi masomo urebye ajyanye n'uburere muri rusange mboneragihugu. Ubwo rero ugasanga ni bagage nini cyane umuntu uvuye hano akwiriye gukoresha ntapfusha ubusa kugira ngo kuko abashe kubana n'abandi n'abanyarwanda kandi ashobora no gukorana nabo nawe yiteza imbere ku buryo bwihuse. Kugira ngo urugendo rwo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare ndetse n'imiryango yabo rugende neza ndetse rugere kuri uyu musaruro, nta washidikanya ku ruhare rw'abafatanyabikorwa batandukanye barimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere mpuzamahanga UNDP n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bagore UN Women, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu na Reserve Force bafatanya na komisiyo mu buryo butandukanye
burimo n'ubw'inkunga y'amafaranga kugira ngo ibi bikorwa bigende neza. UNDP is very proud that around 1,035 ex-combatants and the dependents were able to reintegrate in their communities and initiate projects which help them to earn income and sustain their livelihood. UNDP is very proud that around 555 ex-combatants and the dependents gained the skills that helped them to be innovative and create new projects in their communities. UNDP is very proud that with that support, around 77 cooperatives were supported to regenerate the economy and the activities after the COVID-19 pandemic. We cannot miss out that 646 ex-combatant and dependent had a training of 6 months in TVET, and they were provided with startup toolkits to start their activities. Our area of support is ensuring that the whole demobilization and reintegration framework is fully gender responsive. And our support is not only targeting the demobilized soldiers, but also their dependents, just to be more comprehensive on the package. And our support goes with institutional support to ensure that the mainstreaming agenda and the strategy is well institutionalized, and also ensuring that the reintegration package that is extended, be it on economic empowerment of reintegrated ex-combatants and their dependents, be it on peaceful reintegration in their communities, they are really gender sensitive. And to that effect, for instance, our support goes to the vocational training that is extended to ex-combatants and their dependents, which is actually new because in the past, before this project, that package was only going to ex-combatants, not their dependents. Urugendo rwo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikari ruracyakomwa mu nkokora n'amakuru mabi atuma bakihishiye mu mashyamba, cyane cyane abasize bahekuye u Rwanda badashaka gutaha, bagafata bugwate n'abandi bakiri bato cyangwa badafite ibyo babazwa n'ubutabera. Hari n'izindi mbogamizi komisiyo igenda ihura nazo muri uru rugendo rwo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikari. Harimo abantu bafite famiye cyangwa imiryango yabo hano mu Rwanda, noneho muri rwa rwego rwo gushaka kwikubira imitungo yabo yo basize, umuntu akaba yavuga ati, agahamagara mwene wabo uri mu mashyamba ati, uramenye ntuzaze, ntuzahirahire gutaha kuko ufite dosiye muri Gacaca, baragukatiye, kandi usibye n'ibyo hari n'ahandi twumvise bavuga ko ushinzwe ibi n'ibi, ntuzatahe. Kubera iki? Kubera ko uwo muntu ashaka kwikubira ya mitungo. Umuntu uri hanze mu mashyamba umaze imyaka 20 n'ingaho atagera mu Rwanda, akabwirwa iryo jambo n'umuntu uri mu Rwanda, ni ukuvuga ngo we agira ate, ashyiraho umurongo utukura, akavuga ati, sinshaka gutaha, sinshaka gufungwa, sinshaka ko uko urwo rubanza rwa Gacaca rubyuka, kandi ntarwo. Ari nayo mpamvu dukorana n'inzego z'ibanze kugira ngo babwire abantu bareke gutuma abana b'u Rwanda badataha. N'abana b'u Rwanda kuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika aravuze ati, nta munyarwanda ugomba gupfira ishyanga, ahubwo nibashyira intwaro hasi, baze twese twishyire hamwe, maze dufatanye kubaka igihugu cyatubyaye. Abatashye bava mu mitwe yitwara gisirikare bagasubizwa mu buzima busanzwe kubera uko bakiriwe neza bagafashwa kwisanga mu gihugu cyabo, ubu bakaba barimbanyije mu rugendo rw'iterambere, ntibahwema gutanga ubutumwa ku basigaye inyuma ngo nabo baze bafatanye n'abandi kwiyubakira igihugu. Numva rero nasaba bagenzi banjye bari hakurya twabanaga gutekereza kabiri, bakumva ngo ndimo ndarwanira iki, ndarwana nande, kubera iki ndwana. Kuko iyo umaze kubitekereza usanga nta n'impamvu yabyo, kuko mbere abantu baravuga bati tugomba kurwana kugira ngo dutahuke. None se nibo abantu uyu munsi none batahuka,
n'abafatiwe ku rugamba bafashwe n'ingabo za Kongo zikabarumita bakaba mu mahoro nta kibazo. Ubwo se akwaboye kuva ngo warwa nande se umunyarwanda n'undi nta kibazo kiri mu musona hejuru y'iki gufata igihugu se kuko se kiboshywe nande. Ibyo byose abantu bagomba kubitekereza rero bakavuga bati ubu ngubu reka ndekane nibi kugira ngo ejo hazaza h'abana banjye, umuryango wanjye, sosiyete muri rusange ibeho itari mu gushikana n'ibibazo nawe wagizemo uruhare guteza. Komisiyo y'igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikari ikomeje kandi izakomeza gushyira imbaraga mu gukangurira abari abasirikari bari ishyanga gutaha no kubafasha gusubira mu buzima busanzwe bakiteza imbere, ari nako bateza imbere igihugu cyababyaye. Turifuza kwagura kiriya kigo cya Mutobo kugira ngo kibe a center of excellence, kibe ikigo cy'akataraboneka haba mu Rwanda ndetse no muri region cyangwa se aka karere dutuyemo ndetse no hirya yako. Turifuza kugira ngo aba bantu twasezereye batubere isoko yo gutuma ya mahoro n'amajyambere biramba muri aka karere. Komisiyo y'igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikari irashimira abafatanyabikorwa batandukanye badahwema gutanga umusanzu wabo kugira ngo uyu murimo utoroshye utange umusaruro ushimishije. Hari umushinga twari dusanzwe dufite ujyanye no kubaka amahoro muri aka karere k'ibiyaga bigari. Uwo mushinga twawutewemo inkunga na UNDP na UN Women. Nashimira izo nzego zombi, UNDP, UN Women, ndetse n'umunyamabanga cyangwa se intumwa yihariye y'umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye, kuko iyo nkunga yose niho yaturutse. Twabashimira yuko badufashije muri uru rugendo tukirimo, kuko byatumye nibura tugera ku mahoro hano cyane cyane mu Rwanda, nubwo mu karere k'ibiyaga bigari n'ubundi bitero bikomeje kuba, ariko tuzakomeza dukorane kugira ngo ibyo tumaze kugeraho tubisigasire, umutekano aho kugira ngo usubire inyuma ahubwo ukomeze ujye imbere.